sengera umuntu waje muri teraniro ufite imishinga yadindiye lobe erasika niyakira gusubizwa mu izina rya Yesu Kristo. Sengera umuntu waje muri iri teraniro ufite umutwaro w'intege nke yarasubijwe inyuma n'amasezerano yarihageshejwe n'agahinda niyakira umutima unezerewe mu izina rya Yesu Kristo. Sengera umuntu ufite urubanza rwananiranye arengana umurenganure mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu ufite ubushomeri kandi yarinze akaba areba diporome akibaza icyo imaze, sengera diporome niba atagiciro n'ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Umucuruzi wabuze igishoro, umucuruzi wanyuze kuri ranka yo hasi, turamusengera sengera kuko ubutumwa kuri uru rusengero, sengera amafaranga, sengera amavugabutumwa. Umuntu wambaye gupfa Yesu ya kera atubona rero iminsi ya kera abantu baririmbye baza imbere kandi ikibazo hano imbere bakaririmba ngo Mana yacu ngo tugirire neza ngo nigatuntu bazakara muri iyi minsi guzaduhe gutaha dukiranutse. Hari umuntu ubyibutse, umuntu akagira mu rugo akararana akaradiyo kitwa nasiyonari ngo abacengezi batakwiba, ariko turashimira Imana ko yahaye u Rwanda amahoro tukaba turiho. Imana ishimwe. Tugiye gusenga iteraniro rya mbere nabwiye abantu ukuntu Imana yankuye mu kabati ikanshyira mu nzu. Bwira mugenzi wanjye Imana iracyashoboye. Uri mwiza ubona kandi ubereye mwiza, abakwiringira abagutegereza ubereye mwiza. Turagushimira uyu munsi mwiza waduhaye, turagushimira uyu mwanya turimo kuba imbere yawe. Mana watanze umugisha, watanze ibihe byiza, natwe tuguha icyubahiro kandi turagushimiye. Turasengera uyu mwanya tugiye kumvamo ijambo ryawe. Mana mwiza, umugaragu wawe umushoboze abe igikoresho cyawe kugira ngo abantu bose bari imbere yawe ijambo ryawe ribe igisubizo cy'ibibazo biri mu mitima yabo. Ijambo ryawe ritubere umutsima, tubere umwanya w'abagenzi bajya mu ijuru. Uriho mufiloze, ufashe iteraniro ryose, ukomeze kuturinda no kutugirira neza kubwa Kristo umwami wacu. Amen, amen. Just
haleluya. Muraho bene data ba paruwasi ya Gicumbi, tuzamure ibiganza dusuhuzanye mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka ntabwo yatwituye ibihwanye n'ibyo twamucumuye, kandi azi imanza zitabera abarengana akabarengera. Turashimira Imana muri iki gitondo ko natwe Abanyarwanda, Abanyagicumbi n'Abanyakigali, u Rwanda rwose Uwiteka yaburanye urubanza rwacu akaduha amahoro. Umuntu wari gupfa iminsi ya kera atubona haleluya. Iminsi ya kera abantu baririmbyi baza imbere, abaririmbyi baza hano imbere bakaririmba ngo Mana yacu ngo tugirire neza, ngo niba turi bazakara muri iyi minsi guzaduhe gutaha dukiranutse. Hari umuntu ubyibutse, umuntu akagira mu rugo akararana akaradiyo kitwa nasiyonari ngo abacengezi batatiba, ariko turashimira Imana ko yahaye u Rwanda amahoro tukaba turiho. Nitwa Ernest Ndikumana, ndi umuvugabutumwa. Mu bihe byashize, mu myaka yashize, ntabwo nari umuvugabutumwa, nari umuririmbyi ndi n'umucuranzi. Imana iza gukanda buto, ibintu birahinduka nasanga ndi umuvugabutumwa kubera umugambi w'Imana. Muri iki gitondo ndashaka kukubwira aho wicaye ngo nawe hari ahantu Imana yakanda ibintu bigahinduka, ariko Imana imakanda mu izina rya Yesu. Ndashimira Imana ko ngeze aha ngaha, umurimo nkora ndi umuvugabutumwa, naturutse muri paruwase ya Nyarugenge, nsengera ku itorero rya Nyakabanda mu rurembo rw'umujyi wa Kigali. Ndi umuririmbyi muri korali nkuru yaho yitwa Asimosi. Ndi umugabo ndubatse, mfite abana, mfite n'umugore. Imana yampaye imbere isezerano kuri kaminuza ko izaba umugore mwiza. Ndashimira Imana ko yampaye umugore mwiza n'abana, kandi ndi n'umuyobozi w'amasengesho muri korali. Nabonye muririmba neza, murasa neza, mwambaye neza, muzaza kudusura natwe, ako kari gaciyemo. Ndashimira Imana rero ko yashoboje kugera hano, tukaba tubonye iminota mike yo kuvuga Imana kuko ntitwayirangiza. Ndashimira umushumba, umwuka we yakoresheje akandarika, nawe tumutunga ibiganza tumusabire umugisha ntacyo bitwaye. Kuvuga Imana, iyo ngiye kuvuga Imana mera nk'umusazi, amagambo akambana menshi kubera ko nanjye ubwanjye ndi ubuhamya. Nabonye umuntu twakoranye Kagitumba, nahaguruka atere haleluya. Turi abahamya bo kuvuga ko Imana igitanga n'akazi. Ntabwo ari ubugingo gusa, ahubwo mbwira mugenzi wawe ngo n'ibindi birahari. N'ibindi birahari, gumamo neza ukiranuke, usenge, ntabwo izakugenda mu idebe. Njye n'uriya mugabo Museruka twabaye Kagitumba muri 2013, turi abasibateri tunanutse. Njye najyaga nkora muri senta ufite intoki zananutse zimeze nk'amasinga, buriya iyo umuntu ananutse aba muremure cyane. Noneho abantu bakajya bansereza ngo iyo nkoze muri senta ngo yose ndayimara, kubera intoki zanjye zari zimeze nk'amakabure. Dukorera amafaranga make cyane dushonje, inkweto zaraduhengamiyeho, ariko mu by'ukuri Uwiteka Imana yaduhaye akazi. Nabonye uwo mugabo mbona yarabyibushye, nanjye ndebye mbona narabyibushye. Imana yacu irashoboye, ujya gushaka ibintu muri forode kiranuka, n'umudakiza Imana igira azamurira abantu. Mbwira mugenzi wawe ngo ibintu byose biracyashoboka. Hari undi mugabo twabanye muri korali Ahava, ari perezida wa korali, nanjye ndidirija, nawe nahaguruka atere haleluya umuzima pe rwose. Uriya mugabo twabanye muri korali Ahava kuri kaminuza, duhura n'inzara, tukajya tujya gukora umurimo hitwa za Nyabitekeri mu Mutara, tugasanga bari kwitanga gusakara urusengero, natwe tugatanga akawunga twari kurya kandi dushonje. Inzara iraturya, ariko tugiye gutaha Imana ivugana natwe, iravuga ngo izabana natwe. Rero Imana yavuganye nanjye ibintu by'ivugabutumwa ryagutse, kuba mpagaze aha ngaha ni ikimenyetso cy'uko ivugabutumwa ryagutse. Ndi umuvugabutumwa wa live na online, no kuri YouTube iyo ugiye yisangayo. Imana rwose yagize neza,
kandi Imana yampaye n'impano yo kwandika ibitabo, ubu maze kwandika 2. Igitabo kimwe nacyise Can Faith Save Marriage? Ese gukizwa byatuma urugo rubaho rugakomera? Nari ndi kubwira abantu ko bakiriye agakiza isi yose igakizwa, za divorce twirirwa turwana nazo zahagarara. Nandika ikindi gitabo cyitwa A Living Miracle from Rwanda, kivuga ngo njyewe iyo nitegereje hano mu Rwanda mba, iyo ngenda mbona ari ubuhamya buba buri kugenda mu nzira. Umuntu wese wumva Imana yaramugiriye neza, mbahaye poromosiyo, mutere hareruya. Imana ibaha umugisha. Aya ni amateraniro yo ku cyumweru, turagomba kubahiriza igihe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko yoroshye gufata, ivuga ngo impamvu izumvikana mu ijuru ni imwe gusa, ni impamvu yitwa gukiranuka. Yego, kuba waratekinitse mu ijuru ntibazabyumva, kuba ababyeyi barakubujije gusenga ukareka gusenga mu ijuru ntibazabyumva, kuba ufite umugabo w'umunyamahane nawe ukaba waraguye mu ijuru ntibazabyumva, kuba ufite umugore ukaze nawe ukaba waraguye mu ijuru ntibazabyumva, ahubwo mu ijuru bazumva impamvu imwe yitwa gukiranuka. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice 6, umurongo wa 22, paje 831. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice 6, umurongo wa 25. Usome mu izina rya Yesu. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Daniyeli, babazananya n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri urwo rwobo rw'intare, zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufwa yabo, batararushya bagera mu rwobo hasi. Tuvuge ngo amen. Iri jambo nararyigishije i Nyarugenge, mbwira abantu baho ngo iyo dukiranutse tugasenga, iyo tugize gute, iyo dukiranutse tugasenga, ibintu byaduhagurukiye twita ibihanda, ibigeragezo, hari n'andi mazina abantu babyita bitewe n'uko byabazengereje, Imana ijya ibizana ku murongo, ikazana ikigabo cyakuzengereje, ikazana n'ikigore cyacyo, ikazana n'ibyana byabyo, ibigeragezo byose Imana ikabicucuma kubera ko wakiranutse kandi ugasenga. Ibyakozwe n'intumwa, ibice 2 ku murongo wa 37, mu isezerano rishya, paji 121. Ibyakozwe n'intumwa, ibice 2 ku murongo wa 37. Umutwe w'amagambo uravuga ngo abantu 3,000 bahindukirira Imana. Abantu 3,000 bahindukirira Imana. Dusome mu izina rya Yesu. Abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe impano y'Umwuka Wera, kuko isezerano ari ibyanyu n'abana banyu n'abari kure bose, abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira mu minota mike Imana itutije. Ishimwe ndumva narikambukije, Imana yagiye ivugana nanjye ibintu byinshi, ikavugana ko nzazenguruka insengero nyinshi mvuga ubutumwa. Nashimira Imana ko ibyo bintu ndi kugenda mbibona. Niba wicaye hano Imana yaravuganye nawe ibintu, uyu munsi wongere wizere ko ibyo Imana yavuganye nawe igiye kubikora. Dusomye amagambo mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Bibiliya irimo ibitabo byinshi, ariko muri ibyo bitabo dufite muri Bibiliya tugiramo ibitabo 2, teoloji yita apocalyptic writing cyangwa se inzandiko z'ibyahishuwe. Mu isezerano rya kera tugiramo igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, teoloji yita apocalyptic writing. Mu isezerano rishya tukagiramo igitabo cyitwa ibyahishuwe. Ni ibitabo byinjira ku ihishurirwa, bikagaragaza ubuzima bw'ibyabayeho, ibiri kuba ndetse n'ibizaba, kandi bukinjira cyane mu bintu bizaba.
Daniyeli rero yandika iki gitabo yagize ishurirwa ryagutse. Iki gitabo kitubwira guhamya gukiranuka kuri Daniyeli, uburyo yahamije gukiranuka, kikatubwira amaherezo yagiye agira atandukanye, uburyo ubwoko bw'Imana buzava mu bunyage bugasubira mu gihugu. Ariko uyu munsi turagira ngo dufatemo paje ya Daniyeli gusa yo gukiranuka no gusenga. Nibyo tugiye kuganira. Mu minota mike dufite tugiye gusimbuka ukuntu Imana yakuye Abisirayeli mu Egiputa ikabavana i Gosheni kubera gusenga no kwiyumvira, ikica ikintu cyose n'abantu bose b'imfura mu Egiputa, ariko Abisirayeli bakababaza Farawo akabarekura. Dusimbuka ukuntu Imana yabambukije inyanja itukura akambukira ahantu hatari harenze. Iyo umuntu asenze Imana agakiranukira Imana, Imana ijya yambukiriza umuntu ahantu hatarenze. Haleluya. Wikwirirwa wibaza ngo Imana izabigenza gute kiranuka usenge, inzira y'Imana irahari. Bwira mugenzi wawe ngo inzira y'Imana irahari. Turasimbuka ukuntu yabatungiye mu butayu imyaka 40, umuntu wagiyemo yambaye bodaboda yakura nayo igakura, ntabwo bajyaga kugura inkweto. Wagiyemo yambaye ikanzu afite imyaka 3 yakura n'ikanzu igakura, ariko Imana irakomeye. Imana ikabakorera sisiteme yitwa plomberi, water supply system, ikabaha amazi, bakwibuka amazi akajyana nabo. Iyo dukiranukiye Imana tugasenga ntabwo tugenda ngo amazi yacu asigaye. Muri iri teraniro niba ushaka kugendana n'amazi yawe, ongera ugorore inzira zawe. Usimbuke ukuntu bashakaga kurya inyama bakazirya kandi ntabwo babazi. Imana ikabaha ibyo kurya. Imana irabarinda. Dusimbuke ukuntu bambutse muri Yorodani bakambukira ahantu humutse hatanyerera. Imana igikora ibitangaza, igafata uruzi cyangwa umugezi igacamo umuhanda kandi igahita inawumutse ikawutaka. Iyo ni Imana yonyine ishoboye ibyo bintu. Imana yacu ishimwe. Dusimbuke ukuntu babambye amahema igihe ubwari bayobowe na Yesu, ariko bakumvira Imana. Bakumvira Imana bakaziririza Pasika barigira ubwari, bakirinda guhubuka bakabanza gukeba abantu bavukiye mu butayu badakebye. Bisobanura ko umuntu ushaka gukoreshwa n'Imana ibitangaza agomba guhora yitunganya rwose. Yeriko ikariduka, nabyo tubisimbuke. Tugere kuri Dawidi ari umwami, akabyara Salomo. Salomo akabyara Rehobowamu akabyara Abiya. Kuri Abiya hakavaho umwami Asa nawe agatanga. Tugende dusiga umwami Yehoshafati, tuzamuke tugere ahantu ubwoko bw'Imana bwagiye mu bunyage i Babuloni. Bibiliya itubwira ko ubwoko bw'Imana bwagiye mu bunyage i Babuloni biturutse ku makosa umwami Hezekiya yakoze. Ubwo yaba yagiye gutaha, Imana igiye kumucyura, agasenga akajurira, agasaba Imana ngo imwongerere imyaka yo kurama. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo icyatumye ngusigaza ikereti no kugira ngo utunganye ibigize gute. Muntu Imana itije imyaka yo kurama, impamvu kiriho ni ukugira ngo ugorore inzira zawe ukiranukire Imana. Mu burangare rero umwami Hezekiya yagize biri, tubwira ko yazanye abantu b'i Babuloni akabereka ahantu abika intwaro, akabereka iby'agaciro by'izahabu akabibereka. Bamaze kubibona Uwiteka ararakara, amutumaho aramubwira ngo ubu bwoko bwawe buzajya mu bunyage i Babuloni bumareho imyaka 70. Turagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga ngo Uwiteka Imana dushakaho gukiranuka, akadushakaho kubaka amasengesho, imvura yagwa tukubaka amasengesho. Haleluya. Izuba ryava tukubaka amasengesho, twariye tukubaka amasengesho. Imana ishimwe. Abana bafite minerivare cyangwa batayifite tukubaka amasengesho. Uzi impamvu? Umuntu uzaza akaguhanura ko iyo umuntu asenze abaho mu buzima bwiza gusa, azaba atubeshye. Ubuzima bw'umunyamasengesho bw'umukristo, ibigeragezo bigenda bibuzamo ariko bikaza biri muri amverope. Uyu munsi iyo haje amverope y'umutuku yo kuvuga ngo utinde gushaka, ugasenga Imana ikagukiza abo bamareki ugashaka, ejo haza amverope y'umuhondo ushobora gushaka ugatinda kuryama. N'ibindi bitandukanye. Ariko Uwiteka agenda abana n'abamwubaha akabaneshereza. Niyo mpamvu rero mu buzima bw'umukristo hose agomba kurangwa n'ikintu cyitwa resiliensi, cyangwa se guhozaho mu gusenga. Reka tuganire rero kuri Daniyeli. Iyo umukristo afashe umwanzuro wo gukiranukira Imana, haleluya, agafata umwanzuro wo gusenga, Imana
ijuru rigasinya kontara yo kuzakurwanirira intambara zose uzahura nazo. Yaranesheje yaratsinze niwe turwanira intambara. Yesu wacu yaranesheje yaratsinze niwe turwanira intambara. Abantu rero bari bagiye i Babuloni mu bunyage, habonetsemo abasore bane, Sadiraka, Meshake, Abedenego na Daniyeli, abasore bane. Ariko Daniyeli aba nk'umuyobozi wabo cyangwa shefu wabo, arangwa no gufata imyanzuro myiza. Iyo usomye Bibiliya igice cya mbere umurongo wa 8, Daniyeli ngo yageze i Babuloni ari abanyage, ari impunzi, aritegereza ibyaho. Habaho ibwirizwa ry'umwami rivuga ngo bamurobanurire abasore beza bavuye mu Bisiraheli, abasore badafite inenge, abasore barebare, abasore b'abahanga, kugira ngo bazabigishe umuco w'igikaludaya, abigishe imico y'i Babuloni, babashe gukoreshwa imirimo itandukanye. Daniyeli yitegereje ngo abona hari ibintu bidasobanutse ibwami. Mwene data uri kunyumva muri iri teraniro, Imana yakugiriye neza iguha akazi. Impamvu Imana yakugiriye neza ikaguha akazi ni ukugira ngo winjire muri ako kazi ubashe kujya witegereza, ijisho ryawe ribashe gusikaninga ibintu bidasobanutse biri muri ako kazi. Mbese muri kunyumva? Noneho nurangiza ubizinuke, kubera ko umwuka wera Imana yaduhaye n'uwo gutwita no kuzinukwa icyaha. Nihaza tirike z'ubusambanyi, kurya ruswa, gusuzugura abaturage no kudatanga serivisi mu kazi Imana yaguhaye, wibuke ko Imana yagutwikishije inda y'umwuka wera yo kuzinukwa icyaha. Icyo ni cyo kintu Daniyeli yakoze, agambirira mu mutima we kutazigera yiyandurisha ibyo kurya bya hehe ibwami. Uje muri korali uraririmbye neza, umaze kuririmba ugiye mu bakobwa muri mu cyiciro kimwe, ngo basigaye babyita ngo ni abakobwa ngo b'isongi, ngo b'abaminsi, ugiye kwandura imico yabo, uburyo bashyiraho abasore bakajya gusambana biherereye, uraririmba, uri umukristo wa hano Gicumbi, nawe wanduye iyo mico. Ijambo ry'Imana rivuganye nawe muri iki gitondo ngo ongera ufate ijisho ryawe usikane umutima wawe, urebe ko ufitemo inzira zo gukiranuka. Kubera ko iyo turwanya intambara yo gukiranuka, akazi gasigaye kaba ari ak'Uwiteka. Imana ishimwe. Hanyuma ngo Daniyeli amaze kugambirira ko ataziyandurisha ibyo kurya by'ibwami, kandi akagambirira kubaka amasengesho, Imana nawe yaraje yavuga ngo ubu ngubu rero ibyo Daniyeli agomba kurya n'ibyo uzajya ubimenya. Imana ishimwe. Ibyo Daniyeli agomba kwambara n'ibyo uzajya ubimenya. Akazi Daniyeli azakora muri iki gihugu n'imyaka azahamara, ntigiye kubyisimaho kubera ko nawe yiyemeje kunyiranukira. Dukomere Imana amashyi rero. Hanyuma rero iyo tugenda mu mugambi w'Imana tukumvikana n'Imana tugakiranuka, abantu batatuzi b'abapagani batazi aho dusengera, batazi agaciro k'amasengesho, ntabwo baba bicaye, ariko bararuhuza. Bibiliya itubwira ngo Daniyeli yubatse sisiteme yo gusenga, agira amasengesho ya mu gitondo, agira amasengesho ya saa sita, agira amasengesho yo ku mugoroba, akingura n'amadirishya akajya ahamagara Imana ye. Hanyuma rero yari yaragizwe umutware mukuru, hari abandi bantu nabo bari baragizwe abatware bakuru, ariko batazi agaciro ko gusenga badasenga Imana. Barangije ngo bitegereje Daniyeli uko yagendaga asenga, ndagira ngo mubwire ko niba ushaka kugira igikundiro mu kazi, niba ushaka kugira igikundiro mu bworozi n'ubuhinzi, niba ushaka kugira igikundiro muri butike yawe, muri korali, muri gurupe usengeramo, ubaka sisiteme y'amasengesho. Amasengesho azana ubuhanga, amasengesho azana ubwenge, amasengesho azana igikundiro, amasengesho azana imbaraga zo gusenga igihe kinini, amasengesho atanga igitinyiro kandi agatanga uburinzi. Umwami ngo atangira gukunda Daniyeli, abandi batware babonye ko Daniyeli agize igikundiro ku mwami, baravuga ngo buriya Daniyeli agiye kuzafata n'igihugu, umwami azamugabiza ubutware bw'igihugu cyose ngo bamugirire ishyari, niko Bibiliya ivuga. Barangije ngo bamushinja ko asenga, kubera ko hariho sitetimenti ibuza abantu ibyo ngibyo. Umwami abona nta kindi yakora, yemera gusinya, Daniyeli bamuterera mu rwobo rw'intare. Hari ibintu bibiri nshaka kukubwira amasengesho akora. Iyo usenze amasengesho ukiranuka, amasengesho yawe aragenda akajya kuvugana n'Imana, icyo ni icya mbere.
icya kabiri amasengesho yawe aragenda kujya kuvugana n'ibishinzwe kukurwanya akabiha iyerekwa. ntabwo nzi niba aka kantu mukumvise. iyo dusenze Imana dukiranuka amasengesho avamo ibice bibiri. igice kimwe kikajya kuvugana n'Imana mu ijuru, wowe wibereye hano ku isi wiyicariye amasengesho akakuburana hejuru. Haleluya. igice cya kabiri cy'amasengesho kijya guhangana n'ibintu byari biguteye bikurwanya, kikavugana nabyo kandi kikabiha iyerekwa. ndaguha ahantu habiri amasengesho y'abera ajya atanga iyerekwa. Gideyoni yasenze Imana yumvira ibyo Imana imubwiye, akuraho ibigirwamana by'iwabo bisobanura gukiranuka, ukava muri karande wavukiyemo ukaba umuntu mushyashya. amaze gukiranukira Imana iramwishimira, ijya kuvugana n'Abamidiyani Gideyoni atari wavuga. ikintu yamusabye gusa yaramubwiye ngo manuka ujye ku rugerero rw'Abamidiyani ndashaka ko wumva. Umumidiyani umwe arangije arerekwa kandi ari ushinzwe kurwanya Gideyoni. ngo yereka irobe rya Sayiri ryikubita ku rugerero rw'Abamidiyani ngo ihema riragwarirwa ricurana. ndashaka kukubwira ko imigambi y'abantu bakurwanya kugira ngo amena. abantu baguhagurukiye iwawe mu rugo, haba mu kazi, Uwiteka avuganye nawe kuri iki cyumweru ngo n'Uwiteka ugiye kubaha iyerekwa bakamara. izo ngabo z'abadayimoni ziramaranye kuko Uwiteka zihaye iyerekwa. Umumidiyani ngo yajyana na mugenzi we akabona ari Gideyoni akamusogota. urugamba nuko rwarangiye. Uwiteka yagiye mu rwobo rw'intare. amasengesho ya Daniyeli yagiye mu rwobo rw'intare mbere y'uko Daniyeli aza. igisate kimwe kijya kubwira intare ko haje umuntu wasenze. intare zitegura uburyo ziri bwakire umuntu wasenze. ikindi gisate kijya mu bwonko bw'umwami gutuma umwami adasinzira. Imana yaravuze ngo mwana wanjye Daniyeli warasenze nta muntu wigeze agufasha, icyo bakoze ni ukukugambanira, uhereye none iri joro umwami nawe ararasenga mu mukere wataryamye. Haleluya. Imana ishimwe. Daniyeli ikintu cya mbere intare zakoze ni uko akigera mu rwobo yasanze zitenze, agwa hejuru y'intare, nta mvune yagize ngo aguye mu rwobo. zirangije zikora akazi ko kurara zimurinze, zimwe ziramufubika, izindi ziramuririmbira n'uko atavuga nk'uko intare zivuga, agirira amahoro mu rwobo. ibanga ryo kugirira amahoro mu rwobo ni ugukiranuka no gusenga. ukomere Imana amashyi. arangije amasengesho yari asigaje gusenga kuko yasengaga 3 ku munsi, kandi iryo joro bakaba bamushyize mu rwobo. ayari asigaye umwuka yaragenda ategeka umwami kurara yasenga. baracuranga bavuga ibisigo n'ibiki byose, umwami abura ibitotsi. iyo twicaye hano ku cyumweru turimo neza dusenga twihana dukiranukira Imana, umwami abura ibitotsi. umwami abura ibitotsi kuri dosiye yawe, umwami akabura ibitotsi ku kibazo cyawe. humura, ijoro rimanuwe no gutabara kubera amasengesho yawe. akizinduka mu gitondo tugiye gusoza dusenge, agasanga Daniyeli ari muzima, umwami yagize ikibazo. tureta duhura n'ijambo ngiye kukubwira. umuntu wese ugambana ku munyamasengesho akagambanira umukiranutsi w'Imana aba ari kwisezerera ku isi. mbwirira mugenzi wawe ngo reka babikore, bari kwisezerera ku isi. kubera ko umwami akimara kubona Daniyeli agiye mu rwobo ari muzima, yahise avuga ati buriya intare zanjye zararwaye, wasanga zararwaye muryamo, sinzi niba intare zirwara muryamo, wasanga zararwaye covid, wasanga zifite icyorezo zirwaye. aravuga ngo nkwiriye gukora test. nkwiriye gukora iki? nasomye Bibiliya mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 44-25, nuza kugira ngo uze kuhasoma ugiye kuryama, handitse ngo imbago z'abanyabinyoma zihindura ubusa, abarozi nkabatera ibisazi, abanyabwenge nkabategera mu bupfu bwabo. ntabwo ukeneye kujya kwisobanura kiranuka usenga Imana. hari Imana ishinzwe kugusobanura. ibisazi yari koherereje ukabitera ibisazi. bazaruhira ubusa bizagusiga uhagaze. arangije rero aravuga ngo munzanire abantu bareze Daniyeli, bareke bakureke kugira ngo amena.
bareke bakugambanire, bareke bakuvuga amagambo muri karitsiye, kiranuka usenga Imana. Uwiteka Imana abakugerageje ntibakubone igihe ibasha kubakoreramo tesite. Baravuga ngo nimureke dukore tesite, wasanga intare zitagifite ubuzima, barazana ngo bakajya bazana umugabo waheze dayimeri. Hari abantu naganije ndababwira ngo buriya nubona umuntu asenga akiranuka ujye umugendera kure, kuko uza wishoye umutwe wawe ngo uri kugambanira umunyamasengesho, ukabushyize umugore wawe mu kaga, ukabushyize abana bawe mu kaga, ukabushyize inzu yawe mu kaga, ukabushyize n'ikibanza cyawe mu kaga, kubera ko Uwiteka Imana arwanirira abakiranutsi. Imana ishimwe. Ngo barabazana, umwami aravuga ati mfite ikibazo ko intare zanjye zarwaye. Barabazana bose bakajya bazana. Nakubwiye ngo Uwiteka Imana yavuze ngo akwambitse ikote. Wowe wumva ikote gusa, ariko Uwiteka aba akoze ibintu binini. Azana papa w'isezerano yaguhaye w'ikote akarigura, akaguha umugore w'isezerano yaguhaye ipantaro ukayifata, akaguha amasogisi ibyana by'isezerano ugafata, akaguha sentire ugafata. Iyo Uwiteka avuganye natwe, avugana na papa w'ibyo atubwiye, akavugana n'umugore w'ibyo atubwiye, akavugana n'abana w'ibyo atubwiye. Uwiteka Imana atanga ubusa, mbwira mugenzi wawe Uwiteka Imana ntajya atanga ubusa. Ndafashijwe. Umuntu uri gufashwa nayitere ndayimuhaye. Bazana ibigeragezo byitambitse Daniyeli, bakajya bazana ikigabo, bakazana ikigore, bakazana ibyana byabyo, babiterera mu mwobo. Uwo munsi niko hagaragaye ikiremwa kizi gusimbuka mu gihugu. Intare zavuye hasi ziza gufatira abantu ku mwobo, ngo zibafatira hejuru zabyinira igisirimo. Haleluya! Haleluya! Imana ifite ingabo zo kurwanirira abantu bakiranuka bagasenga. Igikoresho igisirimo cy'intare kijya gufata ibyakurwanije, kikabifatanya n'ikigabo, ikigore n'ibyana byabyo. Imana niyo igafata ikintu ikakibagiza kikibagirana, cyangwa igashyiraho igitangaza kitazibagirana iyo dusenze. Dukomere Imana amashyi. Hanyuma rero icyakurikiyeho ni uko ngo zabamenaguranye n'amagufa yabo. Ndagira ngo nkubwire ngo idosiye wazanye kuri iki cyumweru gusenga hano, Imana yimenaguranye n'amagufa yabo. Ikibazo nazanye hano ku cyumweru, Imana ikiranduranya n'imizi kugira ngo mbese kitazibeshya kigashira. Iyo niyo Mana nzakorera, iyo niyo Mana nzakorera. Tugeze mu mwanya umuntu wese ari kumbaza ngo dukore iki. Tugeze mu mwanya umuntu wese ari kumbaza ngo dukore iki. Petero ngo abwira abantu ngo nimwihane, mushyire ibyaha ku ruhande, ibyaha byanyu bibabarirwe, kandi namwe muzahabwa impano y'Umwuka Wera yo kubwiriza, yo gucuranga, yo gusumba, kuko isezerano atari irya Ernest cyangwa umushumba wa paruwasi gusa, ahubwo ni iryacu n'abana bacu. Dukomere Imana amashyi. Amaze kubivuga ahita yihana abantu 3,000. Tugiye gusenga Imana. Turashaka gusenga ku buryo bubiri. Turashaka ko ikintu cyadutandukanije n'Imana kuva tuvutse kugera uyu munsi, ikintu cyadutandukanije n'Imana muri iki cyumweru turangije, tugishyira ku ruhande, ubundi tukaza gusengera amadosiye yacu. Nishaka iba ari dosiye y'uburwayi, nta kintu Imana idashobora. Nishaka iba ari dosiye y'ibyaha, nta kintu. Bwira mugenzi wawe ngo nta kintu na kimwe Imana idashobora. Turashaka kureba niba hari umuntu umwe waba uri mu iteraniro ashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, azamura ikiganza tumusengere. Natwe niko Imana yaduhamagaye, turakurindira tugusengere. Muramfasha kureba niba hari umuntu umwe dufite ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we. Dukomere Imana amashyi. Turamubonye, tubonye 2, dukomere Imana amashyi. Tubonye 3, tubonye 4. Imana iri mu kazi, iri mu kazi. Imana iri mu kazi. Imana iri gukiza, iri kubabarira.
zamura ikiganza cyawe tugusengere. Reka twinjire umushumba wacu aza dusengere, narangiza turaza gusengera dosiye zakuzengereje. Imana izikeburane ikigabo cyazo, ikigore cyazo n'ibyana byazo, ubundi utahe wumva ko uvuganye n'Imana kuri iki cyumweru. Imana ibahe umugisha. Mwambaye ibiganza mwateranye hanze mukaza tukabasengera. Mwambaye ibiganza muze tubasengera Imana. Mbere namwe muze mwihuse. Bakeneye ko tubasengera mwese muze mwihuse. Usange hano. Ntabwo ukamenya aho tubasengera. Hari icyo bakamara. Ubwo mpora ngucuraho. Abisenge Imana Mwami Yesu turabishimye ko gushaka no gukiza cyari cyarazimiye. Aba rero nawe umushinga ibyawe bakuviye mu ijambo ryawe. Babasengera ngo Mana uyu mwanya wa none wababariwe. Weze ikibi n'igisa nacyo. Ibyaha byawe wabarirwe. Amaraso yawe wabije ku musaraba. Abuhagire abatunganye. Haleluya. Mashaka imbaraga zose z'abatwara b'igitugu. Kabasenge ijambo Mana. Ingoyi zose z'icyaha zicagagurike mu izina rya Yesu. Akure mu rupfu bashyire mu bugingo. Bandike mu gitabo cy'ubugingo. Rero n'amazina yawe agaragara i Siyoni. Kandi uwanyije abantu bakundishije ukunda. Kandi uhereye none baha amahoro, baha umunezero, baha ibyishimo, kandi bagira abagenzi bajya mu ijuru. Urakoze ko wababariye, urakoze ko wabahoye, ugukomeye amashyi menshi cyane yabwiye mu izina rya Yesu. Imana ishimwe, tugiye gusenga. Mu iteraniro rya mbere nabwiye abantu ukuntu Imana yanguye mu kabati ikanshyira mu nzu. Mbwira mugenzi wanjye Imana iracyashoboye. Njyewe navutse iwacu dufite ibibazo bibiri byari bidukomereye. Ubwo ngenda umwana mukuru mu rugo, mama ni umunyamasengesho. Data Satani amuteza kugwa ava mu nzu y'Imana ajya mu nzoga n'ibindi byaha bitandukanye. Dufite ikibazo cy'ubukene, Imana igikiza ubukene n'Imana icyubahiro. Noneho rero hari inzu twari dufite, murabona hano imbere ukuntu hameze, yari inzu y'icyumba kimwe. Hanyuma papa ashyiraho akandi kumba hano bakakabamo na mama, acomekaho kandi nk'aho mwicaye k'abakobwa njyewe ndasigara bashiki banjye. Arangije azana umufundi apima igitanda iriya matora ntoya murayireba, hasi ifite nka metero ebyiri nko kuri iyi munsi y'imbizi. Azana umufundi wo muri iyo salo, ntabwo yari kunkorera icyumba kinini muri salo kandi ariho twakirira abashyitsi. Ankorera icyumba kingana n'agatanda ka sentere k'umuntu umwe, ariko ntibasigaza ahantu ushobora kwicara uri mu cyumba cyangwa ngo ugende mu cyumba. Kandi ntabwo hari gushyiramo idirishya kandi ari muri salo. Byari bikaze. Noneho rero bashyiramo kamihutisha iminota yagiye, mba mwako kumba. Ubwo nabaga mu cyumba nkaba no muri salo. Iyo bazaga muri salo nikuganirizaga ndi mu cyumba. Iyo nabaga nicaye mu cyumba amaguru, ubwo ndabyutse ku gitanda, ubwo amaguru nyine ari muri salo turaganira. Ntabwo nari nkeneye intebe. Bashiki banjye rero batwaserereza na tegarafurere aba mu kabati. Ariko dusenga Imana na mama, dusenga Imana, Imana ivugana natwe duha amasezerano. Icyambere Imana yavuganye nawe uyu munsi ikagira ibyo ikoraho, icyumweru gitaha ukazaza hano ugashima Imana. Ikagukubitira ibigeragezo n'ibigore byabyo n'ibyana byabyo. Iravuga ngo ni Imana ikoze ibitangaza iwacu, iravuga ngo uhaye papa agakiza akazagaruka mu rusengero, akagurisha ibicupa by'inzoga yagiraga akava mu byaha. Kabiri iratubwira ngo Imana iduha
waduhaye umugisha wo kuzubaka inzu nziza irimo sima isakaje amabati natwe tukava mu kabati tukajya mu nzu. Imana yaje kumufasha kwiga, ntabwo nabirambura bitari mu masengesho. Ndangije kwiga rero Imana impa amafaranga ya mbere nabonye nahise njya iwacu yamuzeho amafaranga twubaka inzu irimo sima yose. Haleluya! y'ibyumba 5 na saro. Imana idukura mu kabati dushyira mu nzu. Imana yacu irakomeye. Imana irangije gukorera igitangaza. Nagiye mu rugo papa aransengera ndanezerwa no kurya birananira. Imana ijya imara umuntu agahinda mu mutima. Ubundi intego ya Satani ashaka, Satani ubundi azi ko twamucitse. Mbwira mugenzi ngo Satani azi ko twamucitse. Ariko ikintu Satani ashaka, kuko azi ko twamucitse, tutazasubira mu kabari kuba no gusambana, ashaka ngo tube mu nzu y'Imana nta mahoro dufite, ujye wicara wumva ufite agahinda mu mutima. Papa yaransengeye ajya mu rusengero atanga ubuhamya, ngeze mu rugo nanirwa kuryama ndarambizwa n'ibyishimo kubera ko papa yari yaraguye bifatika, ari umupagani wuzuye. Tugiye gusengera icyifuzo ufite ntabwo myiza ariko urakizi. Birashoboka ko ari umugabo wawe udakijijwe, tugiye kubibwira Imana. Birashoboka ko ari akazi kazambye bikaba bitagenda, tugiye kubibwira Imana. Birashoboka ko wagize intege nke kubera amasezerano Imana yaguhaye ukiheba, tugiye kubwira Imana yacu ize igira icyo ikorana nawe. Birashoboka ko waba uri mu giterane bamaragize uburwayi, turagusengera nabwo Imana igukiza. Urahagarara mu mwanya wawe tugusengera. Uwiteka Mana Nyiringabo, sengera umuntu waje muri iteraniro afite imishinga yadindiye lobe elasika n'umushyira gusubizwa mu izina rya Yesu Kristo. Sengera umuntu waje muri iri teraniro afite umutwaro w'intege nke, yarasubijwe inyuma n'amasezerano, yarihebeshejwe n'agahinda, ntiyakira umutima unezerewe mu izina rya Yesu Kristo. Sengera umuntu ufite urubanza rwananiranye arengana, umurenganire mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu ufite ubushomeri kandi yarize, akaberera diporome kwiraza icyo imaze. Sengera diporome n'ihabwa agaciro n'ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Umucuruzi wabuze igishoro, umucuruzi wageze kuri banki yo hasi, turamusengera. Insengero z'ubutumwa kuri uru rusengero, sengera umutungo, sengera abavugabutumwa, sengera intara, sengera indege, sengera abatunga, sengera urubyiruko, sengera igihugu cyacu, sengera itorero, dukubise hasi agasoro k'abadayimoni, mu izina rya Yesu Kristo. Turatumira umuyobozi w'abaturage, turatumira umuyobozi. Turagushimiye ko ugize ikirema kandi ko abantu bazagushima. Icyaro n'icyaro n'iteka ryose urakoze. Amen.